Amahoro bene data, nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu. Nongeye kubaramutsa, nongeye kubasuhuza, mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Mbifuriza ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo buganze ku buzima bwanyu. Mbahaye ikaze mu kiganiro ruhuka cy'uyu munsi. Imana iguha umugisha kuko utekereje ko ari iby'agaciro ku mwanya wawe kwemera kubana natwe muri iki kiganiro ruhuka cy'uyu munsi. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, turi gusoma muri Matayo n'ubundi. Ejo twasomye mu gice cya 27 ku murongo wa 57. Uyu munsi turakomeza muri icyo gice n'ubundi cya 27. Turahera ku murongo wa 62. Nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wamubeshya akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere. Nifuje ko turi buganire kuri iri jambo uyu munsi muri iki kiganiro cyacu ruhuka. Nifuza ko turi buvugemwo ibintu nka 2. Ejo twari twavuze uburyo umugabo umukire ariko akaba umwigishwa wa Yesu witwa Yosefu Mwarimataya yagiye akaka murambo wa Yesu akajya kuwushyingura mu mva yari yarateguye. Hano nyuma y'uko ashyinguwe, aba bategeka aba bakuru b'idini Yesu bamufataga nk'umubeshyi, ntabwo bamwemeraga nk'umunyakuri, batekerezaga ko ari umubeshyi. Hanyuma ikindi kintu kirimo gikomeye ni uburyo batashoboraga nyine gutahura imvugo ya Yesu. Uko yavugaga byahabanaga n'uko bo bumva. Yesu yavuze iminsi 3, hanyuma ariko icya mbere bumvaga yuko bitashoboka yuko yazuka, ariko kandi baza gutekereza yuko abigishwa be bazaza bakamwiba kugira ngo bakore ikintu cyo kubeshya bavuge ko yazutse, kuko bari bazi ko bamwishe, bari bazi ko nta kindi kiri bushoboke. Yari yatanze bareba. Yosefu yari yagiye kumusaba ajya kumushyingura babireba. Bumvaga rero ibyo bintu byo kuzuka ari seyasa, ari ibintu bitabaho, bumva yarabeshye. Ikindi kintu kirimo hano gikomeye, hariho abantu na n'uyu munsi bavuga yuko Yesu atigeze yicwa, ahubwo ari undi wundi bafashe akaba ari we bica. Ariko ibi dusomye hano bitugaragariza neza ko aba bakuru b'idini bari bazi neza ko icyo bakoze, bakora ibyo bashoboye byose ngo Yesu ngo abigishwa batazamwiba. Bo ntibanavugaga ibyo kuzuka. Ariko icyiza, haleluya, ikintu cyiza kirimo hano kinejeje, Yesu ashimwe cyane.
iyo ukomeje ugasoma mu gice cya 28, haleluya, haravuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Imana ishimwe. Cya gitare hahandi bahomye bakoresheje imbaraga zabo zose bashoboye, marayika yavuye mu ijuru abirindura cya gitare, haleluya, arangije ntiyagenda anakicaraho. Imana ishimwe. Izi mbaraga marayika yakoresheje zo kubirindura iki gitare, mu cyongereza bazita supernatural power, imbaraga ziterura ibintu biremereye cyane. Izi mbaraga Yesu yakoresheje na n'uyu munsi aracyazikoresha, haleluya. Nta buremere bw'ikintu na kimwe batereka ku muntu w'Imana byananira Yesu kukibirindura, byananira marayika kukibirindura. Ngishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye, nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Haleluya. Icyo bakuru b'idini barwanyaga icyo barwanyaga ko Yesu azazuka, finally cyarabaye. Yesu arazuka. Imbaraga zabo bari bakoresheje bazi ko bamuhamije, bazi ko bamurangije, zihinduka ubusa. Ijuru rizihindura ubusa. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize ibintu bikomeye, ibintu umwanzi yakoze azi ko akurangije, ahantu umwanzi yagusize akakudanangira azi ko akurangije, ibintu umwanzi yaguteretse hejuru azi ko akurangije, ibintu ibyo yaba yarakubohesheje byose, ibyo yaba yarakoresheje, imbaraga zose yaba yarakoresheje azi ko akurangije, yaribeshye. Kuko nta hantu na hamwe, haleluya, Bibiliya iravuga ngo Imana ishyira ikuzimu ikanakurayo, haleluya. Nta hantu na hamwe bagukingirana imbaraga z'Imana zitagukura. Billy Graham yararirimbye aravuga ngo urukundo rw'Imana ngo ni kuzimu rugerayo, haleluya, ni kuzimu rugerayo. Nta hantu, nta bintu, nta kintu na kimwe umwanzi yaguterekaho ijuru ritabasha kukwamururaho, ijuru ritabasha kugukuraho. Uhumurike, utuze umutima. Niba wizeye imbaraga zazuye Yesu, nawe zirashoboye kukuzura, zirashoboye kuzura ibyawe, zirashoboye kukuzura ukaba muzima, zikaguhesha ubuzima. Kuko n'imbaraga zitarangiye, n'imbaraga n'uyu munsi zikiriho, n'uyu munsi zigikora. Haleluya. Imana ikugirire neza, ugubwe neza mu mwami Yesu. Ijuru rirakuzi, Yesu arakuzi. Turamushimira ko yazutse uyu munsi akaba ariho, kugira ngo natwe abamwizeye, haleluya, natwe abamwizeye tukiriho, n'abapfuye baramwizeye nabo bazumve umuzuko, haleluya, bazibone mu gitondo cy'umuzuko bari kumwe nawe, haleluya, kuko Yesu ni muzima. Ugubwe neza mu mwami Yesu,
ukomeze ubitekereze, ukomeze uryoherwe nabyo. Yesu ni umwami, Yesu ni umwami w'abazima, Yesu ni umwami w'abapfuye. Nawe ndetse n'abandi bose basinziriye Yesu azabazura. Haleluya. Kandi arabishoboye no kuzura ibyawe. Haleluya. Arabishoboye kubirindura igitare umwanzi yateretse hejuru y'ubuzima bwawe, kubera ko ni umunyembaraga. Gubwa neza. Ni mwene So Iranzi Alfred. Shalom, shalom.